Papa Sava. Nibyo nawe se nkubwira rwose aka gakweto karakubereye birajyanye wagasuzumye akabonye n'uruhu agakweto kihagazeho kikozeho bakabonye reba hajarase harajyana n'ibipeso aka kimbere kizabu karahanga bijyanye na mikandara yawe ariko no turakibaranamo no ngaho ugenda ukareba ukitegereze neza ukambare agakweto ubundi ugenda uberwe umpa amafaranga make karebe reba agakweto Papa Sava reba agakweto no kuri kw'Imana karamvunye kugira ngo nkakuzane bora nagutekereje igihe oya reba inkweto ureke bimwe by'abantu originali ese kanyuzemo amaso reba Nangahese aka gakweto ni nkaho ari abiri wowe nk'umuntu umuvandimwe ukambaye bajya koze ngo gakuye ugahita nawe nkorera isoko Papa Sava ni impamo y'Imana ngiye guheba uko nshoboye kose umibumbi 25 22 ugenda ukambare bien ariko murasetsa ye 20 na bingahe 22 ni itaje se ndimo kugura inkweto 25 ni ya modoka ya Coaster itwara abantu benshi se iyi nkweto ariko nagwa yibona ariko ku buryo ibihumbi 25 nagenda mbikandagira ngewe ariko ngera urebe ururuhu wongera uyisuzume neza urebe na taro Papa Sava kuko nago hangika koko reba iyi nkweto umuntu musirimu oya reka nkubwira amafaranga ngo ndaguha amafaranga ibihumbi 4 sinarye mana we Papa Sava kweri ibihumbi 4 inkweto nk'ingi koko inkweto nk'insirimu koko amake yawe mbwira rero reka nkwereke amacyanye ni mu 12 12 witware nebyiri zose Papa Sava reka nkubwiza ukuri ndaguha amafaranga ibihumbi 5 5 fata amafaranga ibihumbi 5 Sava ntago byavamo izina ry'Imana ntago byavamo iyi nkweto nanze ibintu byinshi nanze amafaranga menshi reka none nkwereke ibyiza wanzanga uretse nkubwire reka mbaze nkwereke ishati none nkwereke nduva ariyo turi bujyanemo kuko Papa Sava gura kagashati ugenda ukambarana n'iyi nkweto dore gakarite ka original ubundi nge mba nagutekereje ibintu byose oyi shati mfite iyo bisa kandi rega icyo nshaka ni inkweto ngaho jya muri ongeraho make ngo wanzangaye ngewe inkweto nanze ibihumbi 8 ku izina ry'Imana ibihumbi 8 urayanga ni impamo y'Imana narumva rero ntago twagura ngiye 6 ntago nayarenze rwose hari bibwo nakundi umva grafe umva nkubwire reka nkwereke n'ubundi ni handi hanjye urumva jyana n'ubundi wanze kwibahombye ibye nta kune nabigenza ndihombeye nyine jyana nta kune se n'ubona nyine ukuntu umuntu aba ariko rero urakoze nyine nta kundi wabigeza nyine ijyanire ubwo nyine kugira ngo nundwanyaho muri iyi minsi se ijyanire none se wagira icyo muvandi uzahura nandi atara yewe data we akira rero muvandi Imana ijye guha umugisha ugumye ucuruza ugwize nese ugiye utanyishyuye kandi umbwiye ngo nijyanire urahombye nta kibazo ntabwo aribyo navugaga nese wavugaga ibiki avuga ngo Mariya nemeye nyine nemere impombe nyine ariko ku buryo wavuga uti ni izina ry'Imana nanze ibihumbi 8 none ndahombye wemeye 6 se barambyaye noneho ngo ndere ibihumbi 6 se ntabwo ari ihene ebyiri urimo urayimpera ubuntu se oya reka nkwishyure ariko mujye mumenya uko oya nyishyura ariko ntimukajye namwe mugira abantu b'abakire amafaranga ni mama yafite mwagiye mutanga oya ariko sayo kugura inkweto akira ibihumbi mwagiye mutanga garurira asone kugeza ngo nigeze nanacuruza none se grafe ko nta n'ikintu cyo ko nta kugarura mfite waretse nk'uko tubigenza tukahanyiriza amafaranga yo kugarura ufite nese ubwo wacuruzaga uzi ko ugiye gucuruza mu bavunjayi gusa iyo udafite amafaranga yo kugarurira abantu ubucuruzi uzi wari urimo ucururiza abavunjayi se nibo wari kari guhaniramo n'10 ihangane uzayakomerezaho ubutaha ubu nta se twavunjira hanyuma se ujya ugira udukweto twa panufure bakora na siporo Papa Sava ari nico ngukundira umuntu umusirimu ndashaka ubu kujya muri siporo nanjye siporo ngo ni ikaba y'ubuzima bura rero ndagushakira agakweto ujye udundumere rwose mvikana utazampeza iwanjye urahazi cyangwa ndaguha telefone urama telefone oya usibye yuko niyo ahantu hose wanyura hano n'inyoni wakumva ivuga yakubwira iti ngende ibugwe ku rugo ku miyenzi kwa Papa Sava cyangwa ku muko kw'irembo rega sizakura Papa Sava sizakura urama nimero yawe ngizaguhamagara ejo ebana nkakuzanira rwose neza ubundi ibintu bigende neza duhita tuyahwanyirizamo ntacyo rero tubirangiza gutyo reka nkwereke ikindi kintu tubihurizemo
reka umva jewe ndi iduka ryuzuye ripambye, mfite amavuta, mfite umugati, mfite urumva ibintu by'amawomo. Akira ababibonyemo hano tubihurizemo ibintu biriho. ariko se wa mugabo, ibi bintu ni ibyo ucuruza, ni gutyo ucuruza? Bise koko ari kwa kuntu umuntu yanga kwanduranya nyine agahombya ibye. Ibi umugore yari yabiranguye, si no kubirangura ahubwo. Ibi ngibi umugore yari yabizanye mu rugo kugira ngo tubikoreshe, ariko kubera ibibazo bigwira abagabo, nawe uri umuntu nkanjye, ndavuga naho kugira ngo nge nanduranye, reka mbifate mbigurishe. ubu se uzajya wiyita iki? na alimentation icuruza ibikwasi bihandura amavunja, ni kenkayori seriva abantu isosi, iyi riduka ni bwoko ki?